foto ya Jory yambaye agapira gasa nka kuriya mukire urumva n'inkweto muri bukweto ngo bwa Prada bw'umweru n'umukara n'agasakoshi ka Louis Vuitton urumva nuriya mupapa no yambaye kagapira ka Prada. Murakoze cyane. Okay, Eric vuga ku mabaga ngenda itanza sibyo? Adeka wakundana n'umuntu ucuruza imbunda koko umuntu ucuruza imbunda bazi no kuyikoresha wowe ukabutazi kuyikoresha. Bro, mubwincho zingahe yamaze nibaze kuyikoresha. Niwe wanyuze kuyikoresha sa muri nosi. Ahubwo guys mwitonde. Twiswe imbwa, twitwa ibiki motivation speeches zirakorwa ibintu byose gihe cyageze. Reka kubeshya ngo urumva ngo baraguhakinze n'ibyo emera twebwe nta kibazo dufite kuba yagira umugabo tutanavugiye ariko reka kuza ushaka kubeshya Abanyarwanda ngo umva se ubeshya Abanyarwanda ngo baguhakinze no mu byumvira bitanu bishize se bari baguhakinze musharinga imitima babahakingiye icyarimwe ku buryo mutangiye gusubizanya kuri account za Instagram instantly ubyemere umenye ko tujye kugucishamo ijisho iwatwiyemeye inshuro nyinshi igihe kirekire abenshi twe tubiza ariko turicecekera ntago uraza yo gufata ngo none batanye no gutuka Inyarwanda ngo yavuze amakuru hago barabafunga hello ngo biki Inyarwanda baraza kwifunga aho inkuru nayo nyitegereje cyane tugiye kuba Frank twese tuvugisha ukuri Shiraho Miss Liliose MC Liliose nayo nagajya arepfana ndamuzi uyu nguyu ntago yabahereza no mutarepfana ari yego namubona nguyu mu bishanga isimbi umbabarire ndabizi uri mu bantu nemera bambara neza banagura ibintu bihenze ari amasakoshi ndashaka ko tuyavuga isakoshi zihenze na cyozo ndakwambara izo za Prada tsava ariko nagura mbwira Hermes gura ngahe ko mwizira mu bantu bagura ibintu mfite umukopine wanjye zashakoshi amakuru mfite ngo nta nubwo ushaka kuyitumiza ngo oya ntabwo ushaka kwinjira muri shop direct ngo igure nta nubwo ushaka kwinjira muri shop ngo uhite uyigura ntabwo bisaba gutanga order kandi bifata umwaka n'igihe bakazayikuzanira nimba uyiguze 25 tuvuge uyu munsi ugiye kuyigura winjiye muri shop Isimbi uri Beyond uri Mimi uri Madonna uri Ndeke winjiye muri shop uvuga ati mfite amafaranga yaje ndashaka Hermes bafata imyirondoro bagafata ibipapuro by'ubutaka bagafata iwanyu amazina ya papa na ya papa wawe ni wanyu na oncle barangiza bakakubwira ngo gagenda ugaruka 2026 mu kwezi kwa gatandatu nibwo ugaruka bakangira bakakubwira ati baga yabonetse no yagihari nicyo kintu bagukorera. So all of a sudden the most unemployed woman we know muri Miss Rwanda after Hermes yambaye Louboutin ari London ari Mayfair. Hello papa mama mugabo ntabwo yumva Ikinyarwanda deka nicyo inde Saido ngo checking ngo muri DM yanjye urukunira ubwoba bw'iki urabwo bita Saido ni ndimo gutera ubwoba mwumbwira ngo checking ngo muri DM yanjye harimo iki muri DM yanjye ubundi ndikwaye kwa ego ko afite zero followers ubwo n'umuntu fake account uje kumerwa nunera ubwoba ngewe izi nizangerezi oba hari ikintu cyitwa gutera ubwoba unabwanga arimo gutera ubwoba umuhaye credit zitabaho kuko ngo check your DM mwihorere reka ranizereze zawe bigorye biraho umva nkubwiye bareka kati ukomeze twivira inkuru ngiye birido wakwinjira muri Hermes bakagwa bag. Okay, send again your SMS. Mumbwire mwese ababizi ba Beyond mwese mufite amakuru wakwinjira muri shop ya Hermes bakagwa bag ukitana birabibora birahenze ukora order urakoze cyane. Sasa rero ikibazo nta nubwo ari uguhenda ikibazo nuko nyine ntago ari order ukora ko kanya ngo bete bayiguhereza ko wishyuye cash ntago bishoboka nyine bisaba gutegereza tu ordering imodoka yo kugendamo ni nkuko wajya kuri Porsche iyo ugiye gukora custom ya Porsche uyitegereza imyaka 2 turabyemera ntabwo tubyemera so uyu mu akoste Mungu nazamuke we avuga ku mashakoshi navuga izina nta kibazo kandi se muhungu nawe aterura amasakoshi uravuga ku masakoshi by'amasakoshi abizi ukuvuga ku mashakoshi navuga arabiza nawe akiteza uyu shangazi by'amasakoshi arabizi
nakore request nicyo kibazo afite semu tugukeneye we nta kindi kintu tugukeneyeho tugukeneye kuri expertise ikintu cy'amasakoshi semu ufata ijambo ikintu cy'amasakoshi ukizihe iki tubwireho ese amakuru ya urakoze vuga ku kintu cyitwa isakoshi mbere ko tugiye ikintu tuvuga vuga ku isakoshi Ndiza hagati muri kuvuga ku isakoshi amasakoshi yose ndazi uravuga amasakoshi y'ubwoko bwose n'ukuntu abantu bajya kuyagura ugiye wayibonera ugiye kuyigura ibice byose wowe turashaka expertise nk'umushangazi ku kintu kijyanye n'afite facts we na facts ibyo abafite n'amarisa bafite ku kintu kijyanye na bag urumva uvuga ngo hari bag udapfa kubona sabango uzariga na hantu yeretse amafoto ya serious namubonye ya ifoto ya Jolly yambaye agapira gasa nka kuriya mukire urumva n'inkweto muri bukweto ngo bwa Prada bw'umweru n'umukara n'agasakoshi ka Louis Vuitton urumva nuriya mupapa no yambaye kagapira ka Prada urakoze cyane ngo life is from the inside out when you shit on the inside life on the outside. Okay Eric vuga ko mabaga ngenda itanza sibyo hari system ikoranye imbere ibifitemo amanoza ama sensors ifite zino telefone za iPhone hari system ibirimo ya Louis Vuitton noneho bayifata bakagenda basikana ku ruhu imbere inyuma yo idasonye utsinzi ubuntu nyine bw'umusensa kugira bamenye ko ari authentic nyine ntango bayisubirana kuko ushaka kugafata icyo mu bushinwa ukakizana bisa nk'iyo kwahita ukibahango ni yayi ndugaruye iyo bagwa ya sari days zawe ariko kugira ngo bayifate yaba n'inkweto zira nkweto zose bazifite za barcode mwimbere ibintu utabona wo ntango bapfa kubibona zikoranye nyine noza uburyo ubuhanga buhanitse so rero tugarutse kwa ayo masakoshi impamvu badapfa kuzigira ntango zigurwa na buri wari we wese impamvu leta gurwa na buri wari we wese ntango afite $200 ngo ngende kugura isakoshi kandi havamo Range Rover nshyashya si byose cyangwa Mercedes Benz zyo hejuru so niyo mpamvu hari amasakoshi utapfa kubona bitewe n'uburyo aba agize te akozwe so hari ubwoko bwinshi hari iyo za back and bag ziba zikozwe mu ruhu rw'inoza rwa crocodile hari za Chanel hari za Christian Dior uziko hari isakoshi aba ari gato cyane wayishyiramo na telefone imwe ugashyiramo n'ama ID gusa ugasanga akagura $30,000 rero nanga ari buri muntu wese w'umunyarwanda ashobora ku affording ayo masakoshi ashobora ku affording isakoshi $100 mubaza akabazo aba muri mansion ya eri mubaza akabazo ndiyembaza nta kibazo bibaho ko ifoto ishobora kugaragaza ko isakoshi ari original cyangwa ari pirate kereka ari umuntu uzi kubireba shiri ushobora kwambara ibya original n'ibya fake wabivanga kuko umuntu yabonye akantu ka original ukagira ngo bamuntu yambaye ibya original kandi ari mahane muri n'ibya China uyu nakara agapira yari yambere ka Prada kari kugaragaza kara agapira ka Prada amafaranga make yaba yakaguze n'amayero 500 cyangwa se amadolari 700 nagura mbwira ruko urajya gura gat-shirt k'amayero 700 cyangwa amadolari 700 pardon kamurakoze yo sanuvuga ngo nango nzinge ifoto y'ibyo uri kuvuga nana nabonye bati cyo nzi cyo ngewe umugabo bavuga ari ikintu utazi aba manipulateur niko bamera aba manipulateur umugabo ashaka ko legit noneho ko uriya aziko ngo ahora yiyemera ku bantu kafata na bya iboro by'ibishinwa agashaka kubishyira muri ka kantu kamwe yabonye ka OG urumva ariko ntago bimuha immunity yuko tambara ibintu by'ibicupuri ngewe abantu benshi baje ikintu ni fake abana bazi ibintu bya OG baravuga ati iki kintu ni fake reka mbe urugero rwa hafi ndatanga ingero ebyiri ndarwitangaho nange no kundi muntu nzi so first of all nange nambara original nkambara na fake sinabihaka urakoze naho bihaka fake nkambara na original noneho mbaho n'urundi rugero rwa hafi abantu muziza ari the boss lady hari ibintu yambara bya original akambara n'ibya fake kabisa ukabubizi wabireba ukahita bati ira no original ni fake so ni ibintu rero bisanzwe pe zaribwa sanga afite nk'amasakoshi nka5 atatu original 2 nta fake amasaha niyo mpamvu nakubajije niyo mpamvu
ngo ushobora kureba ifoto ukamenya ngo iki kintu ni pirate cyangwa ni original ari ifoto gusa urebye nibyo nabwiye umuntu uzi kureba original urabibona ariko utabizi bitavuga ngo ni original utabizi urabireba ukabimenya urabireba ukabimenya ya cyane rwose reka nkubaze akantu kamwe nkubaze yego uramutse ufite sponsor akunagamo ibiceri yego uri happy yuko aguha ibiceri ntabwo aba proud yo kugira ngo ubwire abanyarwanda n'abagukurikira bose ubabwira ati njyewe ndi proud y'umuntu wanjye y'ibyo yankoreye yaho yamvanyije ntangejeje ese ikibazo aba ari umugabo deka ikibazo n'umugabo kuko umugabo ni fact ikomeye cyane dusubire inyuma mubwire ukuntu umugabo ari fact ikomeye cyane ari niyo mpamvu ndimo gutenda aho hantu twiswe inyana z'imbwa okay twiswe inyana z'imbwa ngo inyana z'imbwa z'insoresore z'ingabo ngo nk'ibiki biki ngo abagabo ubona ukabona ni inyana z'imbwa hello uri murahisha iki bati cyo cyo kubabwira reka mabwire njyewe ugwisha jagwa ko anonze uri murahisha jagwa umuntu ko anonze amfatero nini ese ntabwo uri proud ya jagwa yawe ntabwo uri proud y'iyo ntare yawe ese uwo ngo ni igiki noneho kuki urimo kumuhisha utari proud hello mama hello urakoze umva gusa njye icyo nzi nuko ari umuntu ejobundi wambwiye ngo ariko njye nabifashe nk'ibihuha nyine kwa kundi uvuga ati no munare wenda ari kuhagiserera ne ukobera abantu wambwiye ngo mva iri ngo narindi ngo Dar es Salaam ngo mushiti wanjye ngo numva ngo hari imodoka bagiye kudeduana ngo ya Mercedes Benz nk'ira Bruce Melody agiye n'ama G63 ngo ya Jolly twase ngo wiki ninde se wabure umuntu imodoka yenza kuri $150 by'amadolari magana ngo yuko ngo hari umukire witwa ngo Said yakuru umuntu sinari muzi ngo umukire witwa Said hashize nk'ibyumweru bibiri muri Kigali banzi babwira hakiri kare nibayibona muri Kigali bazamenye kuntu story aho yaturutse none aravuga ngo ngiri mu nzira ngo igiye kuva Dar es Salaam iyo modoka ngo ni umuherwe ngo bayiguriye ngo Mercedes Benz ngo G63 mwayumvishe mwese mwandikana uko gapapuro Mercedes Benz G63 mubona mukasa ideize ngo muri Kigali mumenya aho turutse ahubwo na private jet yawe ikintu cyanangaje uriya mugabo following 200 noneho afite abafollowers 200 ari na verified fake account agakurikira page ebyiri company icuruza imbunda na Jolly gusa acuruza imbunda ngo na what a coincidence iyo coincidence ni ya hehe muri nose urakoze ariko Jolly ntago amufollowing back amufollowing sheri kuko wenda ubu ugiye kureba wasanga batagikurikirana kuko bavuze ati yewe baba we baramurizanyije wowe kabyara ariko ejo ho yari ari kumufollowing narabibonye wabonye bavuze yanjye nabibonye tipara cyamufollowinga ariko Jolly ntago amufollowinga amaze kujya hanze twarabimenye ni wacu byara hageze noneho rotipe ya postinze urumva ngo ntabwo nitaye ngo uvuga umwanda kuri njyewe ngo kuko ngo nakuriye mu mwanda mwinshi you get yapostinze video iri kuvuga ngo ntabwo yitaye ku bantu bavuga umwanda ngo cyane ko umwanda yawukuriyemo you get mvuyeyo aramufollowinga nawe back turashaka bishyire ku mugaragaro umva se kandi kandi yamufollowinze aka kanya bambwira kandi kantu ariko ngiye byo bambwira kandi kantu aramufollowinga babwira kandi kantu ariko ndatangiza ijambo allegedly ntago ndabihamya gusa allegedly numvishe yuko washobora ko barakoze akantu kameze nka marriage ariko kari unofficial urakoze akwe nanjye ako kantu narakumvishe kuri Instagram making sure yuko abonye uburenganzira bwo kwita umugore we ku mugaragaro umva se bamuzirima baranga wagenda witwa nk'umugore we nini kama ibyo bintu barabivuze Jihad yigeze afungura live numva hari abantu bari kuvuga ngo tubwirize umumisi wagiye gukora igikwe muri Tanzania hello nabyitaho ngo yari Dari na Sheri ariko uriya nawe na Nika yarayikoze none se we harya iyo ukoze ubukwe na Haji uba hajya ati
uba hagati oya nyine umumizirima w'umutipe yemerewe kuba yashaka umukobwa utari umumizirima ariko umumizirima wese ntabwo yemerewe kuba yashaka wenyine ndimo ndamenya title tuzatumita hajati tuzatumita tujya gushaka title ntabwo ari itegeko kuba hajati ushobora kuba washatswe na hajati kutari hajati turi kwiganirira njye jori ntacyo mpfa nawe arabizi ariko deka uriya mutipe afite ikofi ahagaze neza jori ntabwo yaba agiye hafi ariko ikibazo ni abantu badashaka kuba proud yabo niba mara kubanze bazaba proud reba mutesi wacu ko ari cyuki ko muri classe urumva ko tumwita Zaituni tumushakire izina ngo twarabimenye n'iwacu byarahageze twarabimenye n'iwacu byarahageze ariko reka nkubaze ikibazo ko uzi ko dufite abakobwa muri Kigali hano batandukanye sibyo uzi neza nabo barira ubuntu ko bahari nabo barira utuyoga gusa ko bahari kubera iki twayiki ntabo tuzi hano muri Kigali uzi neza kandi uzi n'amazina yabo utubazi ngo baratwita kandi ari for free just to drink hari n'abaribwa ko irindazi urumva habaribwa nimureke umwana yiryohere rero ikibazo cyari niki ngiki niba rwose abonamo amafaranga jewe ikibazo gihari ntabwo barimo kubyumva ririyo ikibazo gihari ntabwo barimo kucyumva ikibazo gihari ntabwo ari uko tutari kumwe ngo yiryohere pe tunabishyigikiye cyane ahubwo umwana yaraje aduhindura imbwa aduhindura ibigoryi nyine nta kofi mufite niyo mpamvu ababona nta yihindura motivation ahubwo sobanukirwa aka kanya wahita umenya ngo inyana z'imbwa noneho ni iki inyana z'imbwa zidusarira kukoma ejo ni umuntu w'umukene abantu bose bafite ubukene budafite amafaranga ubwo ngubwo nyine ni uko muhagaze kodinga ibyo akeneye ibyo kodinga inkweto yambara ntabwo kodinga imyenda umugabo yamuguriye ni murenganya rero nicyo yagendeye nizo nyana z'imbwa so ako kandi ko ari akabazo kari none turavumbuye ha bya bintu biva ku cyo udashaka kubyemera wenda twe tugume turi nyana z'imbwa nta kibazo ariko byemere tubimenye reka kujijisha ngo baguhakinze mama jewe reka mbabwire niba baranashakanye nubwo byaba ari ibanga akaba ari umugore we tubyakire nyine ahubwo Jori areke kuduhindura injiji ngo bamuhakinze ahubwo Jori yewe ndamwemeye ni mafia turi nyana zimwe ko ntabwo turi kumushakanye gisha ubu mafia mani ararenze ni mafia kankubwire nimba umuntu wacuruza imbunda umenye ko ashobora kuba azi kuyikoresha arabizi n'akandi uyizi wenyine umukatasi muri ino sinaka yacucu gusa umutipe afite amafaranga arayafite niba byemere rero ko ayafite ariko igihe cyo kutubeshya cyo kubeshya cyane adeka wakundana n'umuntu ucuruza imbunda kuko umuntu ucuruza imbunda bazi no kuyikoresha wowe ukaba utazi kuyikoresha nkubwira inshuro zingahe yamaze niba azi kuyikoresha niwe wenyine uzi kuyikoresha se muri ino si ahubwo guys mwitonde umva be careful twiswe imbwa twitwa ibiki motivation speeches zirakorwa ibintu byose igihe cyageze reka kubeshya ngo baraguhakinze nibyo emera ufite uri mu rukundo cyangwa wenda nta rukundo urimo hari ikindi kintu ukurikiye kuri uwo muntu ariko ibigaragara umugabo we ari mu rukundo yararurimo rwose umva rwaramwishe ariko se deka wakina n'umutima w'umuntu wakina n'umuntu w'umutima sinzi ibintu yamukoreye umva n'umutima w'umuntu wakina n'umutima w'umuntu ufite imbunda wowe mwambara ibintu by'imbunda mukayivana n'umuntu uriya ntabwo ari ugira imbunda wenyine nta nubwo ari uyikoresha wenyine nta bihishe bitazahishurwa n'ibindi tuzabimenya yamaze niba afite imbunda ntabwo ari we uyigira wenyine nta nubwo ari we uzi kuyikoresha wenyine thank you so dukomeze so umva ahubwo kuba afite imbunda ni byiza azaprotecting umukobwa wacu n'ibindi byose ibirenzaho rwose yaba yishuka cyane urakoze nimba ari byo bizageraho bimenyekanye n'ubundi nese undi bazabihisha imyaka ingahe bazabihisha imyaka ingahe se ko byarangiye cyangwa batandukanye bijye ku mugaragaro batandukanye biro official ko bashakanye se ubwo ratandukana gute wowe ukabyaraho adeka igihe watubwiriye ubundi washyizeho ifoto aho ngaho ko ubundi amafoto ajyaho wita barimo barabaga ntabwo nkiyikora abana basaze icyo nabonye ni uko ari umusiporutifu ngo watubeshye kuva kera disi we wagira ngo akina iri wagira ngo akina none ntabwo muzi kuri TikTok hari abana kuri TikTok barimo barahera hasi bakazamura
ahubwo naguze ikintu gihari ngiye mise menya igihe Jolly yamenyanye n'uriya mu Tanzania ni cya gihe habagaho ya misi ya wa mwana batwaye imodoka ye nibwo yamenyekaniye niyo byatangiriye bamwita Shanitsa ni ubundi hariya byahereye ibintu by'agakungu muri ngo yabaye ngo ako murabyibuka ngo tujya kubona bwa mbere ngo yabaye ngo ambassador ngo East Africa gatare Okay, ngaho mbabara mumbwira igihe mubimenye sasa. Reba igihe bahuriye, reba n'igihe mubimenye. tubizi tutegereje. No deka njyewe nagiye gucekinga muri Instagram yuriya mugabo nsanga baby asanzwe akora malayiki hera hasi bivuga ngo rwahanye inkoyo yo kita post mama we beba arayikinga ahantu hose bivuga ngo rwahanye inkoyo yo kuva ku munsi uwo myaka wahakinze akawunti agakora n'amalayiki umwana w'umutanzania akazi wamuvuyemo yavuze ati ndi kutubeshya turi babiri aca ni batiye inji uretse gatoya hari undi wo muri Tanzania none kugira mu binye byaturutse hehe yo niyo mpamvu yakatiraga Muhozi sha mwana yo Muhozi nawe ngo yavuye kuri Twitter byarangiye Muhozi nawe nta kirimo ni ikimwaro mu gikiyano ese burya nta bintu byageze si twabimenye noneho kutubwira ngo umuntu yamuhakinze bamuhakinze bakora malayiki guhera hasi ibyo kosa byanditse mu maposte y'umubwira se ikibazo dushaka ko turi nyana zimbwa ko tutari ibigori nyana zimbwa zo twaza bariko ntabwo turi ibigori we no stupid urumva mukunda imico myiza yo kurako turayifite imico myiza ese nimba ataramukunze danado twasira ngo nimba ya kigabo cyo kuri Twitter cyari cyaraguyemo cyarasaze mwumvishe ngo ariko ngo nimba yaramukunze imico myiza saho yabuze dukomeze bamutuka ngo nimba inde baravuga ngo ifaranga ni musema oya aho kubisa raharoroha imvi faranga murabyibuka umfareka nkubwire murabyibuka ngo ino kanzu amamodoka se ngo byo ngibyo wagira ngo cyo bimuvuga murabyibuka ngo turi kuri red carpet mama ngo ino kanzu ngo igura 6 Saido hajoti noneho reka mbwire deka ibi bintu ni bibi kubera ko bigumura nk'abantu bakwita wenda role model sibyo ahora yumva ashishikaye kugura igasakoshi ugasanga sha wowe ahantu yakura bitandukanye naho uwo mwana yakura ariko ugasanga umwana ahise yishora mu bintu atazi ibintu atari shama nibyo nkubwira rero mujye mwitondera ibintu mubona mu mihanda baje baza iyo umuntu aje bwa mbere ubundi reka nkubwire ubundi nta n'ikibazo ubundi guze urukweto rwa Hermes nima nanjye rwa Hermes baga Hermes ugakora urukweto rwa sibyo ugagura LV ugagura ubwoko bwose bushoboka sibyo ubundi ikibazo why wumva ko ufite ad na need yo kujya kubishovinga muri face no mu mihogo y'abantu hello abanyakigali shaba bafite amakuru bicecekeye abana amakuru bayaryamyeho ariko sha umva bayaryamyeho nta kintu kimwe kugira oh my god this will have tisoni yakozwe n'isoni n'ikimwara bati ibintu byose nagiye mbeshya abantu uyu munsi barabivumbuye bamakinze we memuretse kwirukanga mujyanye amakuru y'ibinyoma bamvumbuye nako ngo bamakinze yo